usanga abantu ariko se aka kanya ngo umuntu wakize gute ngo ariko ngo kurango nanu gusenga gusara ninde wababwiye ko Imana ihamagara abakene gusa ngo buriya ngo iramodoka ntivuye ikuzimu niba ikuzimu hava imodoka mu ijuru hatava imodoka Imana twiringiye ni Imana ishoboye byose yashobora kukugira umukire yanakwemera ukaba umukene Jehova irera aririmbye ngo nibwo bumana bwayo ishiraho abamini nayo ishiraho abagaragu igira abantu ba bose ni nayo igira abantu abazamu bo mu rugo nibwo bumana bwayo wibona mwene so yatabawe ngo uvuge ngo ni Satani mutabaye gute si Imana dukorera iratabara yewe navugiye Imana nambaye ubusa tasiko bamba Uwiteka ndanezezwa no kubabaza umuntu no kumutera agahinda no kumukoza isoni naho yababaza umuntu amugirira ibambe Mana data wa twese uri mu ijuru hirya y'intambara zose twanyuzemo hirya y'ibiduca intege twageze aho duhakana imbaraga zawe twageze aho ducika intege dusubira inyuma ariko tumenye ko burya abadayimoni barwanyije fotokopi original wakomeje kuyibika original wakomeje kuyibika babarira abantu bose basubiye inyuma kubera gutinya ibigeragezo babarira abantu bose basubiye inyuma kubera intambara za buri munsi turwana babarira abantu bose basubiye inyuma kubera ibitero bitandukanye duhura nabyo tumaze kumenya ko Satani ashoboye fotokopi ariko original Satani ntabwo ayishobora twongeye kukugirira icyizere abagore bakugira icyizere urubyiruko rukugiriye icyizere tugukomeye mu mashi twakira imbaraga zituma dukomerera aho Satani yarazi ko tutazakomerera muraho ubu mwiri teraniro harimo umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza hari umuntu utari wabatizwa hari umuntu wabatijwe agasubira inyuma akaba yumvise ko akwiye kongera guhendahenda Yesu ngo amwiyereke akamfasha akazamura ikiganza tukamufasha gusenga zamura ikiganza turebe zamura ikiganza wowe utari wabatizwa cyangwa wowe wabatijwe ugasubira inyuma kamuvuze ngo Yesu ongera unyiyereke zamura cyane uze ngo usengere urimo watera intambwe ngwino hano mutera intambwe muze hano muhagarere hano nubona ko nibagiwe Yesu uzanyibutse byabyuya byawe wabize kubwanjye wari mu biti nijoro kubw'ibyaha byanjye byaragushenjaguye pe mu rubanza iminsi umaze urayizi ariko iyo usigaje ntabwo yizi nubwo impanda yaba itinze kuvuga ariko urupfu rwo rurahari mbese ubu impanda ivuze wagenda ese impanda ivuze wayumva uracyari guhendahendwa Imana iracagufiteho umugambi tera intambwe ze tugusengere tera intambwe izo nzozi mbi uraramo izo ntekerezo zikuganisha mu kwiyahura ayo marira urarurira Yesu ashoboye kuyahoza kadusenge iteraniro ryose muhaguruke tugushimiye ko ari wowe Mana yo kwizerwa tugushimiye ko ari wowe utanze umubare w'abakizwa ukagabanya umubare w'abarimbuka abashabe bateye intambwe tera 99 ubasanga bakuremo ibyabaca intege kandi ijwi ryawe ryinginga rikomeze kubahumuriza
ndimo numva Imana imbwira ngo abantu bose barindiriye mu nzu y'Imana, Imana ibahaye imbaraga zo kwishima hejuru isi. Abantu bose barindiriye mu nzu y'Imana, Imana ibarinze kugushwa n'ubusa nk'abana. Imana ibahaye imbaraga zibasimbutse ibyago. Kandi umuntu wese warindiriye mu nzu y'Imana, Imana irambwiye ngo imwemereye ko nayitabaza izajya imutabara. Mwirinde ibyabasubiza inyuma kandi mwirinde ibyabaca intege. Imana iracyateza amaboko, yiteguye kurengera buri wese uri hano. Ngushimiye ko utanze agakiza k'umwimerere, ndagushimiye ko mbonye abantu bari kubatizwa. Uzanye ububyutse hano, uzanye ububyutse ndabibonye. Abaririmbyi babaye benshi, abaporotokole babaye benshi. Ukoze igitangaza Kristo, ntabwo uzigera ubura abakiriye. Imana irambwiye ngo ikijije indwara z'amayobera. Hari abantu Imana ikijije amaso. Umuntu wari uri muri pirive Imana hari icyo imukoreye. Imana itanze akazi. Imana irambwiye ngo yongeye umubare mwinshi w'abakizwa, igabanyije uw'abarimbuka, kandi yibereye mu kazi, ije gushyira ibyayo ku murongo. Tugukomeye mu mashyi, tukuvugirisha impundu. Buri wese wateranye azamura ikiganza. Imana itanze imbaraga za none n'iz'ejo hazaza. Igihe cyose mujye mwibutsa Imana itariki, ntituzakuvaho none n'iteka ryose. Amen. Hanyuma ndashimira Imana inshoboje kugera hano. Nazanye na shoferi, reka tumusabe nawe ahaguruke azamura ibiganza, nawe tumwakire mu nzu y'Imana. Haleluya, haleluya. Turi ku ntego y'ijambo igira iti, Imana yongera igira ite? Yongera itwiyereke, sibyo? Uvuga ngo hari igihe twigeze tubona kugira neza kwayo, kandi n'uyu munsi turacabona kugira neza kwayo. Ntitwari twanabihaga, kuko nta rwego umuntu ageraho ku buryo atakenera Imana. Abantu ko batanyumvise ndabagira nte? Narimvuze ngo nta rwego umuntu yageraho ku buryo atakenera Imana. Imana tuyikenera tutarashaka, twamara gushaka tugakomeza kuyikenera kugira ngo tubyare, twamara kubyara tugakomeza kuyikenera kugira ngo abana bacu babeho. Wagira umwana uri muri garidiyene, wowe bati yabaye nagiraga umwana uri mu wa mbere. Nta rwego wageraho ku buryo utakenera Imana. Turi ku nsanganyamatsiko igira iti, Imana yongere itwiyereke. Mukomere Imana yacu amashyi. Intego y'ijambo n'ubundi turayisanga mu butumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 21. Nabonye mwebwe mwahereye ku murongo wa 4, ariko ndikumva twahera ku murongo wa mbere. Umurongo wa mbere, ubutumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 21 ku murongo wa mbere. Umutwe w'ijambo ravuze ngo Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya, yiyerekana atya: Simoni Petero na Toma witwa Didumo, na Natanayeli w'Ikana y'i Galilaya, na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe. 3, nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Yehera aramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha ijoro ari ntaco bafashe. Ewe reka tuhasubire hano.
ku murongo wa gatatu aravuze ngo nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Aramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ntaco bafashe. Namwe niko havuze. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati yemwe bana banjye, mufite ibyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Wabibona he Yesu atagushigikiye? Uwo muri kumwe munkorere mu kiganza umwumvire ngo aka gasura dufite ni Yesu. Noneho ku murongo wa gatandatu aravuze ngo arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato, murafata kuko nuko barajugunya ntibaba bakibasha kurukurura kuko izo fi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura rurimo ifi, kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokeje ho umutsima 10. Yesu arababwira ati nimuzane kwifi maze gufata 11. Simoni Petero yikira mu bwato akurikira urushundura imusozi rwuzuye ifi nini 153. Ariko nubwo zari nyinshi zityo urushundura ntabwo rwacitse. Yesu arababwira ati nimuze murye. Ntihagira n'umwe wo muri abo bigishwa be utinyuka kumubaza ati urinde, kuko bari bazi ko ari umwami. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwanyemerera tugasoma no mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu uko bwanditswe na Matayo ibice 11 umurongo wa 4. Matayo ibice 11 umurongo wa 4 aravuze ngo Yesu arabasubiza ati nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. 5 impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa uw'ibyanje bitazagusha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Sinzi ukuntu byagenze, ndi kumva mikoro fone itari kuvuga neza, ariko ndagerageza. Amen. Nababwiye ko maze iminsi mfite ubutumire bwanyu. Umutware rero azi ko ndi hano yambwiye ngo nashimira umwami wacu Yesu wemeye kwishiraho indusha. Abandi tumenyereye ko bakunda ufite, abandi bakunda guha uwo batekereza ko nawe azabaha. Tumenyereye ko iyo ubaye imfubyi abantu baravuga bati amarira y'imfubyi ntawayakira, nimero zawe bakazihanagura muri telefone. Ariko Yesu niwe wenyine wavuze ngo ni njyewe se w'imfubyi
umupfakazi abantu batangira kugushakira amazina, abavuga ngo uri umuteramwaku, abavuga ngo niko iwanyu mwabaye. Ariko Yesu we abwira abapfakazi ati rata nimuhumure, ninjye murengezi w'abapfakazi. Abantu batananiwe ari bo bamukomera amashi. Uyu mugabo witwa Yesu ntiwamuvuga ngo uzamurangize. Ni umugabo utagira uburebure washobora gupima ngo ubishobore. Ubugari bwe ntawabuheza. Niwe wenyine watsindiye isoko ryo kurengera abera. Imana Data iherutse kuremesha inama mu ijuru. Iyi nama icyari ku murongo w'ibyigwa ni ugucungura umuntu. Imana niyo yari ifite igitabo mu kuboko kw'iburyo kwa. Hanyuma rero Imana ifata ijambo. Abatumirwa bari muri iyi nama n'ibizima, n'abakuru, n'abamarayika. Na Yesu inama yari ayicayemo. Hanyuma Yohana ngo nawe yari ayirimo mu buryo bw'umwuka. Hari igihe duterana mu nama mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ubundi abana b'Imana twebwe dutuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu tudatinya ibiciro by'ibiryo. Avuga bati umuceri wahenze ukaririmba ngo ubw'umwami Yesu ankunda. Twe dutuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu bagusebya ugahagarara ukaririmba ngo kuko umwami Imana izantabara. Nico gituma ntamwara. Bavuga bataragwa ku gasi ukaririmba ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Bakavuga batazaseba ugahita uririmba ngo iri muri twebwe ikibitubwira n'imirimo yose igenda ikora. Abayivugana bibayibeshera, mubagira inama barekeraho kutari gucuranga. Curanga umuzika. Staniya duteranije n'Imana irashishoza ntiyabyemera. Tumuntu wanjye ndamukomeraho, abavuga ko yadutaye barabesha cyane. Staniya duteranije n'Imana irashishoza ntiyabyemera. Tumuntu wanjye ndamukomeraho, bavuga ko yadutaye barabesha cyane. Ni muri twebwe ikibitubwira n'imirimo yose igenda ikora. Abayivugana bibayibeshera, bagira inama barekeraho. Urekeraho. Hallelujah. Narimvuze ngo abantu bose bemera Imana kwiriho bazi ko ariyo Data wa twese, batuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Nubwo turwaza nk'abandi, nubwo tubabarira muri karitsiye, ariko twe dutuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Wagize ngo ubutarasebye, wagize ngo ubutarasebye. Gusa amagambo birirwa batuvuga. Uzi imitego badutega, uzi ukuntu baguharabika,
bakajara kuri social media bakagusebya. Udatuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka wagwa nk'abandi. Impamvu tutagwa nk'abandi nuko dutuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Yohana aherutse kubivuga neza, haravuga ngo uzanesha wazahabwa ibuye ngo ryanditseho amazina ye. Iryo zina nta muntu urizi, ariko Mana niyo mpamvu baje mu bapfumu bagatongera Nyirapasika ngo apfe. Umupfumu akabona izina Nyirapasika, ariko irindi zina ryanditswe ku ibuye ntabwo aribona. Ndikumva mfashije, kandi ni mu ntera umujinya nzagaruka. Muririmbyi ararimba ngo iyo nzira abagenzi nubwo baba arabaswa ntabwo bazayoba, kuko ngo buri wese azisomera. Nibiba byanditse mu Cyongereza n'abatarize tuzakivuga, tuvuge ngo I love you. Niba byanditse mu Gifaransa n'abatarize tuzagisoma, tuvuge ngo umfatishe Monique. Icyambere Imana yacu ntibesha, oya. Icya kabiri igira imbabazi. Icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo. Irikurikirana imyaka ibihumbi. Uri Imana yakwizerwa, uri uzahoraho. Uri Imana, uri Imana yakwizerwa, uri uzahoraho. oya oya oya, nta gacu ko guhinu kakugaraga. Oya rwose nta gacu. Niba ari icyo Imana yakubwiye, Uyu munsi tuzawushira impumu. murekeraho. Ndagerageza kugenda neza, ntabwo ndica gahunda. Noneho rata Yohani iyi nama yarayirimo mu buryo bw'umwuka. Icyari ku murongo w'ibyigwa muri iyi nama ni ugucungura umuntu. Imana ibishize umuntu ku isoko, avuga iti ninde wafata iki gitabo akakibumbura akamena n'ibimenyetso bigifatanije. Ibizima biti nakuriya kwambara ubusa birimo. Imana iti nyine ni ukugira ngo umuntu acungurwe, harimo n'ikamba ry'amahwa. Ibizima biti twebwe iryo soko ntabwo turarirema. Abamarayika bakareba bati so antoka ni icumu mu rubavu ze. Imana iti kugira ngo umuntu nyine ababarirwe hagomba kumeneka amaraso. Abamarayika bati natwe iryo soko ntabwo turarirema. Yohana ari mu isi abonye habuze n'umwe ngo atangira kurira. Igihe ari kurira ngo abona Yesu arahagurutse, atera intambwe ya mbere, atera intambwe ya kabiri, atera intambwe ya gatatu, asingira igitabo cyari mu kuboko kw'iburyo kw'Imana. Aravuga ngo ngewe nemeye kugenda
wirira intara yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cyo mu muryango wa Dawidi aranesheje. Ako kanya Yesu atsindira isoko ryo kurengera abera. Abatananiwe mu mukomera amashi. Asiga ubwiza. Abantu twari kumwe ku cyumweru narababwiye ni Yesu ni umuhanga. Yafashe ubwiza afata n'umuntu aje gucungura, akora balance, asanga umuntu aremereye kuruta ubwiza, ngo ahita afata ubwiza arabwiyambura, aravuga ngo nyira Pasika akwiye gucungurwa. Haleluya. Kabiri, afata icubahiro. Niba hari ikintu abantu bakunda ni icubahiro. Yesu ngo yakoze balance, asanga Damaseni n'abatumanyeho na Veda, ngo asanga niba bafite agaciro kuruta icubahiro, ngo nacaragisiga aca bugufi. Ubundi abahanga bavuga ko Yesu yari afite ubwene gihugu butatu: ubwene gihugu bw'ijuru, ubwo mu isi n'ubw'ikuzimu. Yesu aramanuka aza mu isi, yemera guca bugufi. Mariya aramutwita. Mariya atwite Yesu, Mariya yahuye n'intambara, kuko Mariya yari asabwe n'umusore witwa Yosefu. Abantu batangira kumenya ko Mariya yasamye, ko atwite. Babwira Yosefu bati, Yosefu, tukubwira ngo uje kwa Marigarita ukanga, tukubwira ngo usabe Nyiramiteja ukanga, ngo Mariya niwe ufite ubuhamya bwiza. None ubuhamya bwa Mariya bwapfuye kera. Yosefu ati, ndashwanyaguza ndamenagura ndubika ndaritagura ndahambiriza. Mwivuga nabi sheri. Sheri aracafite ubuhamya. N'ejo bundi twari turi kuri Kanyarira, aramubwira bati, genza make kuri Kanyarira si wamenye ko atwite? Yosefu ati, ndashwanyaguza ndamenagura ndubika ndahambiriza. Bati, buretse guhambiriza no kubika no gushwanyura, na nubo yambaye mariniyeri. Reka nguhanurire, ikigeragezo Yesu afitemo inyungu aragisapotinga. Muranyumvise cyangwa ntabwo mubyumvise? Iyo agifitemo inyungu aragisapotinga. Reka nongere nguhanurire, ikigeragezo cyose utagizemo uruhari kirangira ukiri inyanga mugayo. Uzasoma inkuru za Yobu. Yobu yibereye mu masengesho, Yobu ari gufasha imfubyi. Buriya abahanga bavuga ko Yobu yari umukire uzwi, yari umukire uzwi. Yobu yafataga ibyo kurya akagenda akaja mu muhanda agahamagara imfubyi n'abapfakazi akazigaburira. Yobu yari umukire ufitiye igihugu akamaro, akagira n'Imana umumaro. Hanyuma Imana igera ku rwego imwirata. Igera ku rwego igira ite? Umunsi umwe Yobu yigiriye mu masengesho, Satani ngo abana b'Imana baje gushengerera. Imana irebye ibonamo Satani, avuga ati, niko Satani utatumiwe muri ibi birori? Satani ati, nitumiye. Imana iti, nagize amahirwe uraza, kuvuye mu isi kutambagira no kuzerera. Wabonye umugaragu wanjye Yobu ukuntu ari umukiranutsi. Satani ati, buriya Yobu si yabuzwa n'iki gukiranuka? Afite umugore mwiza ukimwubaha, Yobu atereka amaso ye ni mazima, nta kibazo afite, none afite n'ubutunzi. Imana iramubwira ngo ceceka. Yobu ibyo ntabwo ari byo bimutera kunyubaha, ahubwo Yobu azi ko ibyo atunze ari njye wabimuhaye, atari yanatunga.
Yobu yari inyangamugayo n'ikimenyimenyi kugira ngo umenye ko Yobu tudapfana ubutunzi. Ubutunzi bwe ndabuguhaye, ariko ico ntaguhaye ni ubugingo bwayo. Iyo ngeze hano mbwira abantu nti ndashimira Imana yimanye icy'ingenzi. Aba bantu ziko bananiwe di cyangwa dutaye. Nari mvuze ngo ndashimira Imana yimanye icy'ingenzi. Wabura ubutunzi ariko ukabona ubugingo. Aba bantu ko batanyumvise. Wareka gutunga imodoka ariko ukabona ubugingo. Ntabwo imodoka ari izana ubugingo, ahubwo ubugingo iyo bufite n'imodoka ziraza. Shome bayisi Imana yimanye icy'ingenzi. Satani ngo ava imbere y'Imana. Yobu yibereye mu bihe byiza, agiye kubona abona intumwa iraje iramukomanza iti rekeraho gusenga. Yobu ati uretse nta cyambuza gusenga. Intumwa iti nuko utari wamenye inkuru nzanye, numara kuyumva ntabwo urongera no kuja mu masengesho. Yobu ati nubwo haza ibyago byose ndamahoro. Tumwira mubwira ngo uretse. Tumwira mubwira ati abana bawe ntuzi ko bari mu nzu ya mukuru wabo bari gukora anniversary. Yobu ati ndabizi uyu mwanya nta mwana wawe n'umwe uriho, bose barangiye. Yobu ahita abwira intumwa ati naringize ngo ni Imana yapfuye, naho ubwo abana bagiye ngasigarana itanga abana. Abantu ntabwo bari kunyumva we. Yobu aravuga ngo njye navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Niba hari umugabo wakojeje Satani isoni ni uwitwa Yobu. Njye ningera mu ijuru nzamusengerera. Satani ngo aramwara. Intumwa ibwira Yobu ati ntacyo bigutwaye, na Bucura yagiye. Yobu ati tanga ba Bucura ndacyari kumwe nayo. Yobu arageragezwa, bigera igihe umugore we amubwira atumva ubu nzaje ndaguhamagara ngo iki, abana bose barangiye, sinzongera kukwita ngo papa runaka. Inshuti zayo buziraza isanga ari kwishimisha urujyo. Zari zizi Yobu yambaye kositimu, zari zizi Yobu ari kuzisohokana muri Mariyoti, zari zizi Yobu abana be bari kwiga Kingi Dom, bari bazi Yobu abana bari Girinirizi. Ayiwe bari bazi Yobu yambara kositimu y'igifungo kimwe. Basanga Yobu ari kwishimisha urujyo. Baramubwira bati yo utatubeshe urabona uzongera kugira umubiri muzima. Yobu basubiza ijambo riryoshe nkunda, arababwira ngo haracyari ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Haleluya. Iyo gitemwe igishitsi kiguma muri uwo murima. Heko muri kunyumva, igishitsi kiguma muri uwo murima. Nubwo bacihanagurizaho, nubwo uvuye guhinga yacicaraho, nubwo abana bagiteraho baro, ariko ngo uwagiteye ntabwo akangwa n'amaboko yagitemye ngo arongera agategeka imvura, agategeka imvura, agategeka imvura, akayibwira ngo genda ugwe mwawuriya murima. Igishitsi cyagumye mu murima. Humura, uko watemwa kose upfa kuba utararanduwe. Uko watemwa kose, uko bakugira inama mbi, uko bategura kugusebya, buri wese akabiherekana n'undi. Iyo utaranduwe ngo uwaguteye
ububasha, ufite ibyangombwa by'ubutaka utewemo, ngo yongera gutegeka imvura, imvura ikagwa. Iminota uzi ko igiye we. Noneho rero komana, inshuti ziramubwira ziti Yobu, ushaka wakwihakana iyo mana ukipfira. Yobu azibwira ijambo riryoshe, arazibwira ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha. Aramubwira bati Yobu, weho warangiye. Arabwira ati reka da, ngewe ubwanje nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Uruhu rwanjye nubwo rwabora, zareba Imana nambaye undi mubiri. Aravuga ngo amaso yanjye, aravuga ngo ntabwo ari ayundi. Komera Imana amashyi, 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 komera Imana. Urekeraho arayitanze. Imana iguha umugisha. Haleluya, haleluya. Narimvuze ngo ikigaragaza uko cyasa kose, iyo utakigizemo uruhari kirangira ukiri inyanga. Yo barageragezwa, agera mu gihe avuma umunsi yavutseho. Yo bigera igihe atumira Imana mu rukiko. Abahanga bavuga ko Yobu ari we wabaye uwa mbere mu guhangara kuzana Imana mu rukiko. Imana iramwemerera, iraza baraburana. Imana imubaza ibibazo, abahanga bavuga ko bigera kuri 69. Yobu abona 0 mu bice 42. Yobu azamura amaboko, aravuga ngo nzi yuko ushobora byose. Nuko iminsi yatumye ngutumira mu rukiko, ariko Mana ushoboye byose. Iminsi yatumye utumira Imana, ariko humura, kuba utarapfa nico gishoro, ukongera ukiyuzuza n'Imana. Kuba utari wapfa nico gishoro, kugira ngo wongere wiyuzuze n'Imana. Bice 42 aravuga ngo Yobu amaze kwihana. Imana iravuga ngo Yobu we, ngiye kugusebezurira aho wasebeye. Iramubwira ngo kugira ngo umenye ko ndi Imana yagukomerekeje, akaba ari nge uje no kukomora. Abagututse, abakuvuze, Yobu bakwiye kuza kugusaba imbabazi kandi bikoreye. Mbaciye amande. Bibiliya avuga ngo nuko Imana ihira Yobu ubwa nyuma kuruta iyo utakigizemo uruhari, kirangira ukiri inyanga. Mariya baramuvuga we. Bibiliya avuga ngo Yosefu yari umukiranutsi. Mureke mbahanurire, naringize ngo dukiranuke tugere ku rwego Imana ari idutangira ubuhamya. Simuranyumvise? Mushumba nubwo atabugutangira, kiranuka wowe ugere ku rwego Imana igutangira ubuhamya. Bavuge ngo ufite izindi mbaraga ukoresha, Imana ivuge ngo hoya, navuganye nawe ari kuri kanyarira, navuganye nawe ari kuri kizabonwa, yirije ubusa mvugana nawe. Ugere ku rwego Imana ari gutangira ubuhamya. Yosefu ngo yari umukiranutsi, yigira inama yo kubenga Mariya rwihishwe. Umugabo witwa Yesu ndi kubabwiraho aravuga ati ntabwo mama yaseba, narazanywe no guhesha agaciro abatari bafite agaciro, naraje kwishiraho indushi.
ntabwo naceceka. Iyo usomye Bibiliya iravuze ngo nuko marayika w'umwami Imana abonekera Yosefu mu nzozi. Abahanga bavuga ko aho uzasanga muri Bibiliya handitse ngo marayika w'umwami Imana uzamenye ko ari Yesu. Hanyuma marayika w'umwami Imana ni Yesu, ava mu nda ya nyina aragenda avuganira nyina kwa Yosefu, amwiyereka mu nzozi ati niko Yosefu, witinya kurongora umugeni wawe. Kandi ubwo Mariya we ari kumva Yesu ari mu nda, naho Yesu yagiye no kumuvuganira he. Wampera wo muri kumwe mu kiganza, wamumpera ikiganza nkabahanurira, mumbwire ngo ubuzima bwose Kristo arimo aburinda gukorwa n'isoni. Ubuzima bukorwa n'isoni n'ubwanze kumwakira, naho ubuzima bwose bwakiriye Yesu aburinda gukorwa n'isoni. Iyo wamwakiriye ugeragezwa nk'abandi, ariko ibyisha abandi siko weho bikwica. Burya ibyica byose ntabwo byica bose. Haleluya! Ibyica byose ntabwo byica bose. Yesu avuganira nyina, abwira Yosefu ati ahubwo tegura ubukwe. Yosefu ati Imana imbabare gutegera amatwi amagambo y'abantu. Yesu aragenda yisubirira mu nda ya nyina, yari amaze kumurwanirira kuko nawe akurwanirira bucece. Muvuge ngo amen. Yosefu na Mariya barabana. Yesu amaze kuvuka, Herode ashaka kwica Yesu. Yesu aravuga ati ariko uyu mutipe witwa Herode azi uwondi we, ngo arashaka kugira ute? Yesu arongera abonekera Yosefu, aramubwira ati hungisha umwana na nyina kuko Herode arashaka kugira gute? Yosefu azinduka kare kare afata Mariya na Yesu arabahungisha. Hari igitangaza Yesu yakoze ari uruhinja kitanditswe muri Bibiliya. Nusoma uzasanga ijambo rivuze ngo imirimo n'ibitangaza Yesu yakoze ni byinshi, ntawabona ibitabo yabyandikamo. Hanyuma Herode ashaka kwica Yesu, abwira abanyabwenge ngo nibamara kubona aho Yesu ari bagaruke bamubwire. Bibiliya ivuga ngo baburizwa n'Imana mu nzozi. Herode ategereza baramuha amakuru arababura. Herode arahaguruka ashaka kuja kwica Yesu. Yesu na Yosefu na Mariya abahanga bavuga ko batambutse ku bantu bari kubiba amasaka. Bakimara gutambuka amasaka ahita yera, amasaka ahita. Noneho Herode araza ageze kuri ba bantu bahoze babiba amasaka, arababaza ati niko nta mugabo ufite indogobe n'umugore n'agahinja banyuze hano? Abandi bati reka twibuke. Umwe ati vraiment donc so banyuze hano kera. Undi ati mubwiza ukuri kuko banyuze hano turi kubibaya amasaka, none amasaka areze. Yabaye muri hano mukomeye Imana amashi. Herode ati burya bambwiye amakuru amazi yararenze inkombe, amasaka arinze yera, gusa aba bantu nazabakurikira nkazabafata. Ngo yigira inama, niho yateguye jenoside yo kwica abana bose b'abahungu batarengeje imyaka 2. Izo zari ingingo z'ingenzi. Amakuru arambuye ni 6:45. Gusa ubwo ndacabahaye ubuhamya, iminota yanjye irarangiye, naho ikindi gihe. Noneho rero Yesu akomeza gukura akora ibitangaza. Muzi ko yagaburiye abantu 5,000, kandi noneho igikuru yakoze yahaye abatari bagira agaciro. Abagore nitwe twari twarazanye icyaha mu isi. Yesu arangije abwira se ngo ubwo ngiye gucungura umunyabyaha, nyemerera hanyuze icyaha ari naho nyura ndi imbabazi. Tubyara umukiza. Muranyumvise si?
ahanyuze icyaha ni naho hanyuze imbabazi. Yesu muzi ko yagiye kuzura ba Lazaro, ba nyirabukwe wa Simoni, abigishwa ibyo byose barabirebaga. Muribuka ko Yesu yagiye kwa Yayiro, azura agakobwa ka Yayiro kamaze amasaha 6, niko abahanga bavuga. Yesu arakazura, babarutimayo, Yesu arabahumura. Hanyuma igihe kiragera, agiye kuducungura kuko nibyo byari byamuzanye. Yemera guca bugufi, arakubitwa. Afite ubumana, yagiraga ubumana 100%, akagira n'ubumuntu 100%. Yemera gukubitwa, arabambwa, abigishwa baratatana. Aha rero kwinsanganyamatsiko y'uyu munsi, Petero ngo yari yagumuye abandi bigishwa basubira kuroba. Ubundi Yesu yahamagaye Petero, Petero ari umurobyi. Kandi buriya Petero ngo yari umuhanga mu kuroba, kandi Petero yari umukire. Yari umukire. Usanga abantu ariko se aka kanya ngo umuntu wakize gute? Ngo ariko ngo kurango nanu gusenga gusara, ninde wababwiye ko Imana ihamagara abakene gusa? Ngo buriya ngo iramodoka ntivuye ikuzimu, niba ikuzimu hava imodoka, mu ijuru hatava imodoka. Imana twiringiye ni Imana ishoboye byose. Yashobora kukugira umukire, yanakwemera ukaba umukene. Jehova irera aririmbye ngo nibwo bumana bwayo. Ishiraho abami ni nayo ishiraho abagaragu. Igira abantu ba bose ni nayo igira abantu abazamu bo mu rugo. Nibwo bumana bwayo. Wibona mwene so yatabawe ngo uvuge ngo ni Satani mutabaye gute? Si Imana dukorera iratabara. Yewe navugiye Imana nambaye ubusa, tazi ko bambara, tazi ko bambara. Nigeze nsura umuntu hari Musanze, kuko nge nari ntuye ahitwa ku Kabatwa. Mfite umwana wanjye wa kabiri witwa Ishimwe Baraka, ni nawe bakunda kunyitirira. Hanyuma ndarayo, umumama wo mw'urwo rugo n'uyu munsi turi inshuti. Ibi ndi kuvuga bizanyura kuri social media. N'uyu munsi ni inshuti yanyu. None tugiye kuryama, afata pamperisi. N'ubwa mbere nari ngibonye, sinari nzi ngo ni igiki. Yambika umwana ni za pamperisi zimeze nk'udukariso. Amwambitse ngira ngo naga kariso. Ndagenda naryama, bigeze nijoro umwana nyine akora ibyo namwe muzi. Arituma. Ndavuga ndayiga Mana wende ndageragejwe. Rubusaka gakabutura kabandi ntariko ndabyuka ndi kugafura. Ntabwo nakajana rwose. Kandi rwose kuva na kera numvaga nakorera Imana ndi inyangamugayo. Kandi mbibabwije ukuri. Ndavuga ntakaga kariso kabandi sindagatwara, ahubwo ndabyuka ndi kugafura. Narabyutse mu gitondo, ndagenda nihererana umukozi, ndamubwira nti nshakira ibase mufuriramo. Nyine iyo mufuriramo ibyahi by'abana, ati hano nta byahi tugira. Niba se mufuriraho ibintu byanduye cyane. Arambwira ati keretse ruriya rujerekani twakesemo kabiri nirwo dufuriramo. Ndagenda ndiherera ndafura mbona karacitse. Ndayiga Mana ndageragejwe. Nirukanye abadayimoni nk'ibihumbi 400. Ndakubita ndahambiriza naritagura. Abadayimoni bashaka kunkoza isoni. Doka. Bona karangiriye mu mazi. Ndaza mfite n'ipfunwe ryinshi. Ngeze muri saro mbampamagaye wa mu mama. Na n'uyu munsi tumwita mami. Nabwiye ni mami ntigwino hano.
mujana ku ruhande namubwira ntihangane ndakugerageje. Ati biki? Tikaga kariso. Atagaki? Tikaga kariso mwampaye nkambika baraka. Tiyakitumyemo none ngiye kugafura karacika. Muje mumenya kubana n'abantu bose amahoro cyangwa si neza. Nagiye kubona mbona zenza amarira mu maso, arankurura njyana inyuma kugira ngo umugabo we atabyumva. Arambwira ngo kariya ntabwo bagafura, kariya barajugunya. Enti n'ukuntu kari keza. Abagiye mu cumba afata pamperisi nka 20, arambwira ati nawe uje uradukoresha. Nawe reba umugore wafuze pamperisi kuba ari kurira indege buri munsi. Ubu ntavuze ko Imana igira neza, navuga ngo iki? Muri ubwo buzima Imana ambwiraga ko izangirira neza. Imana ambwiraga ko nzitwara mu modoka, ngashaka aho bizava kahabura. Kugasanga abantu baravuze ngo ibintu bivuye kwa Satani gute? Imana idasubiza ntawayisenga, ntawayisenga. Bundi nge telo shayfon nushake wongera uyivuge. Imana yubatse ubuzima bwawe. Abadayimoni bari barasenye ubuzima bwawe, Imana yongeye kubwubaka kandi irabukomeje. Imana yacu, Imana yacu, Imana yacu ipfa kuba iri kukubonamo umumaro, ipfa kuba iri kubona uzaba umukozi wa none n'ejo hazaza. Ubwo buzima babwira umuntu ngo azicara mu modoka gute atazi no kumenya pamperisi. Nigeze nsura umuntu hano i Kigali Nyarutarama, baranjyana ngezeyo bagira ngo ndi umusirimu, dore ko abantu b'Imana batwubaha. None wavuga ururimi bati uyu noneho ni ikizima, bakakubaha. Hanyuma bagira ngo ndi umusirimu, naho byararangiye. Barambwira bati mami dore dushe iri hariya, byo murakenera byose murabisangamo, mugende mwiyuhagire, hanyuma muradusanga hejuru mu cyumba cyo hejuru, niho turasengera. N'ubwa mbere nari ngeze muri etaje, baninjiye muri dushe mbona uruntu rubatse, nshaka ibase nibase ndayibura. Umva amahirwe nagize nuko ntahise niyambura imyenda, nahise nsoka n'ifiyeri umuntu ufite ukuri. Bwira umukozi ntumva we, usiko mwibagiwe, nigira umunyamugi, tusiko mwibagiwe. Ati twibagiwe iki? Intibase. Atuvuze ngo iki? Tibase n'akajerekani karimwe amazi. Abarinji we yabonye ubu buhamya arasekaga agatembagara. Abaraje barambwiye ati mami murakanda hano, nimushaka amazi ashushe, nimushaka konje mukande hano, hanyuma nta kibazo. Narakanze amaze kugenda nanze gukuramo imyenda ngo bitananira. Gakanda nti ashushe akonje, ashushe akonje. Natinze muri dushe. Uyu munsi nimvuga ko mfite iwanje ibyo byose birimo, ubwo ngo ndirase gute? Si ndirase gute? N'Imana ishoboye byose. Ola c'est votre
mwami Imana yacu waraturinze uturinda umujinya wa Satani uturindira muri iyi si ishaje uraturinda ntitwapfa nubwo twahuye mwami we inzitane n'ibibazo byo mw'isi mwami we wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda ntitwapfa wagaragaje ukunesha kwawe mwami we uraturinda ntitwapfa. Hallelujah. Hallelujah. iyo mvuze neza y'Imana buraho ntangirira buraho ntangirira kaburaho ndangiriza ni Imana ikura umuntu mu busa Imana igutoragura baragutaye nabyaye umwana wa mbere mbura icyo mwambika musaza wanjye dukurikirana ansanga mu bitaro vukana n'umushumba witwa Semajeri iwabo ni nge bucura ansanga mu bitaro abari uje kungurira imyenda y'umwana nta mbaraga dufite nge n'umugabo ku mwana wa mbere ikubyara umwana wanjye uwo wa kabiri witwa Baraka mubyara bambaze tubura 8,000 byo kwishura ibitaro umutwara arambwira ngo sheri ndagukunda ariko ntaho nakura 8,000 arambwira ngo hasigaye inzira imwe gusa arambwira ngo yaranje utoroke toroka ibitaro siga mwiranga muntu yanjye toroka ntari nakira mfite igisebe abamama murabyumva bakajya banyomoza ubuki ndi kubabara nta kinya nimvuga Imana ngo nakabije nzayivuga Imana yambwiraga ko nzimukira Musanze tuye kukabatwa turi kuburara turi abageni kasanga umuntu aravuze ngo byarabushoboye nta numwe washobora ni Imana byose bishoboye ubuhamya bw'uko nagiye gutekera ubugari Imana mwarabwumvisha ni ingaruka nzanababwira kuko umwanya wo wagiye ngera ku rwego rwo guhaguruka njya gutekera Imana ubugari nimvuga Imana ngo yangiriye neza ngo ndakabije nzavuga Imana yikorera uzi ko ihemba Imana irahemba iyi turirimbira irahemba iyi tubwiriza irahemba igihe kiragera abakozi bagahembwa haleluya ababyeyi bo barabizi cyane iyo umwana kunejeje wumva wakora no ku mbuto ukanezeza umwana Imana rero ni umubyeyi iyo uyinejeje iguhuhira mu ngata siko bizaba mu bayitegereza nta uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano nta mpamvu ibi byose mwumva ngo Imana iri kungirira neza yicaraga nkabwira Imana ngo Mana uzandinde icyatuma wicuza nusohoka urasoma ku modoka yanjye haranditse ngo Yesu ntagasuzugurwe duhari inyuma nashizeho ijambo riri muri Yesaya rivuga ngo abakorera Imana ntibazaruhira ubusa nta mpamvu nimwe nava ku Mana ibyo abantu bavuga tibyantandukanya n'Imana Imana yavuganye nanjye ndi umwana ivugana nanjye ndi umugeni ivugana nanjye nabyaye uwa mbere n'uyu munsi iracavugana na
yo isaha bampaye irarangiye dusoza ko ndi kubona mushumba gifashwa ari kumbwira ngo nongere mereza n'igice dusenge dusoza dutaha. Imana iguha umugisha. Hanyuma Petero narindi kubabwira ko yari umukire. Petero buriya yari afite uruganda rutunganya amafi, yari afite n'inzu za kadasiteri hari i Galilaya, yari umukire. Umuntu wari ufite uruganda rutunganya amafi, Petero yari umukire. Hanyuma rero abwira abigishwa ati nge nisubiriye kuroba, n'ubundi niwo murimo Yesu yansanzemo. Baramukurikira niko twasomye, ariko ngo bakesha ijoro ntibagira icyo bafata. Korera mugenzi we mu kiganza umumbwirire ngo Imana ikuvuye imbere waseba. Icyo waba uri cyo cyose, uko waba uri ko kose, Imana ikuvuye imbere waseba. Kuko bari batakaje Yesu, basubiye kuroba, ibyiringiro bibabanye bike, bibagirwa ukuntu Yesu yahumuye impumyi, bibagirwa ukuntu kwa Lazaro hari ikiriyo hagahinduka ikirori, baribagirwa. Ariko ngo bahageze, ubundi Yesu ibyaremwe byose abitiza amatwi. Amafi ayatiza amatwi. Amafi amenya ko baje kuroba Yesu batari kumwe. Amafi arabwirana ati tube twibereye hirya, aba baturage tubakwepe. Amafi abakwepa ngo bakesha ijoro. Abahanga mu kuroba bavuga ko ubundi kuroba neza baroba nijoro, iyo bumaze guca ntacyo wafata. Ngo bakesha ijoro. Twasomye ngo ariko umuseke utambitse, vuga ngo umuseke utambitse, umuseke utambitse. Yesu ngo araza, nabwo ntibamumenya. Iyo wamutakaje uba uri mu gahinda, ntabwo wapfa kumumenya. Ariko Yesu ni umunyembabazi kandi aracadufite mu biganza. Ngo arababwira ngo bana banjye, bana ese mufite ibyo kurya? Wagize ngo baramumenye? Ngo ntabwo bamumenye disi. Ariko ahageze imirimo ye n'ibitangaza birivugira. Baravuga ngo ngaho ni mubirindura inshundura, mwongere murobe, mwerekeze ibumoso. Barabirindura, cyokora babikoze ngo hazi ibifi byinshi. Petero rero yari umuhanga mu kwihana. Baravuga ngo nje sindaje kwiyereka Yesu namenye ko ari Yesu, dore niyambariye ubusa. Ngo yirukanse ari kuja gushaka umwitero ngo yambare. Iyo watakaje Yesu uba wambaye ubusa. Icyo nkundira Yesu, afite umwambaro wo kwambika buri wese, agahisha isoni z'ubwambure bwe. Bava mu bwato, babona umuriro, babona amafi. Yewe mumbwirire ngo muri Yesu harimo akantu. Abamuvuga nabi mubagira inama barekeraho. Yesu aragabura, yubaka ingo zari zisenyutse, agwa agaciro barakakwambuye. Niwe wavuze ngo yemwe abarushe, avuga ngo n'abaremerewe, avuga ngo mwese. Ntabwo yavuze ab'i Kigali gusa, ahubwo n'indushi ziba muri Amerika, n'iziba muri Canada, n'iziba mu Bufaransa. Aravuga ngo namwe nimuze ndabaruhura. Havuga ngo n'indushi ziruha zambaye amabaze, hari n'iziruha zakubisemo amakositime. Avuga ngo mwese nimuze. Hari n'iziruha bazita dadi, hari n'iziruha bazita mami. Avuga ngo mwese muze munsange ndabaruhura. Yongera twiyereke. Twasomye muri Matayo n'inkuru za Yohana. Uyu Yohana yavuze Yesu neza ataramubona, atunganya inzira
Yohana ni nawe wabatije Yesu. Yohana avuga Yesu neza, imitima y'abantu iraruhuka. Igihe kiragera Yesu ashaka kugira ngo Yohana akure. Ndashaka kuvuga ibintu bikomeye, akure kugera ku rwego atagushwa n'ubusa. Yesu arabyemera. Uwitwa Herode ngo afite ibirori, afite anniversaire, hanyuma agakobwa ka Herodeya karabyina, Herode arishima. Hanyuma Yohana we yari mu nzu y'imbohe. Naringize ngo mbabwire ngo aho uri ntiyakuraho icyo Imana yakuvuzeho. Muranyumvise? Hanyuma agakobwa ka Herode kabyinye, Herode ngo arishima. Nyina wako kana yitwaga Herodeya. Herode ngo aravuga ngo ako kana mukanzanire, arakabwira ngo nsaba icyo ushaka. Kana karavuga kati reka ngishe mama inama. Nyina arakabwira ngo Yohana yaratuzengereje, ariko utubuza gukora ibyaha, twagize amahirwe ari muri gereza, reka tumwishime hejuru. Abwira kana ngo saba igihanga cya Yohana, kubera ko Herode yari yamaze kuvuga ngo icyo umwana arasaba cyose aragihabwa. Akana karaza akabwira Herode kati ndashaka igihanga cya Yohana. Abari aho bose nubwo ntari impari bashobora kuba baravuze bati aka kana karibeshe kuko Yohana ni mushuti wa Yesu. Ntabwo Yesu yakwemera ko Yohana igihanga bagica. Reka nkubwire, ntabwo Yesu yigeze adusezeranya ijuru tutazanyura mu ntambara, ahubwo yadusezeranyije imbaraga zitunyuza mu ntambara ntiducogore kugeza ubwo tugeze mu ijuru. Abari hano haleluya! Iyo basaduraka batanyura mu itanura ntabwo tuba tubabwirizaho. Impamvu tubabwirizaho nuko banyuze mu itanura ryacanywe kandi ryenyegejwe, ariko ntiribatwike. Haleluya! Imana ntigeze idusezeranya ko tutazaca mu muriro, ahubwo yadusezeranije ko niduca mu muriro tutazasha. Abari mu iryo teraniro batumva rero ntabwo Yesu yagikora Yohana. Yohana yavuze Yesu neza, naho Yesu yari ashaka ko Yohana asobanukirwa neza Yesu. Ubuzima uri kunyuramo uyu munsi ntabwo Imana ikwanga, irashaka kugira ngo ukure, ejo uzakomere ukomeze n'abandi. Umuntu wese uzakomera Imana imucisha ahantu hakomeye. Aba bantu manza barambiwe, reka dusenge. Ariko rata aho gutinda mu bitaro tuzatinda mu rusengero. Abafite gahunda nibagende. Noneho rero Yohana ari muri gereza ngo yatumye kuri Yesu, abwira abigishwa ati maze rero mugende mumbwire Yesu nabatije. Yesu navuze neza ntari namubona, uyu munsi tukaba turi inshuti ni na mubyara wanje. Mugende mumubwire ngo ese ni wowe yavuze cyangwa ategereza undi. Urumva Yohana yari yakamumenya neza. Umuntu ashobora gusirimba hano ariko wamwima mikrofone agahitagwa. Uwo muntu abakomeye cyangwa abatarakomera. Yohana tuma kuri Yesu ati mugende mumubwire ni wowe cyangwa ategereza undi. Yesu ahita afata impumyi arazihumura, ibirema biragenda. Twumvise ngo n'abakene ababwira ubutumwa bwiza, abapfuye arabazura. Arangije abwira abigishwa ngo mugende mumbwire Yohana ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Abigishwa batariko rero Yesu nawe arakimukoze. None se ubwo iki gisubizo nico turagenda tuvuge? Baraza Yohana ati Yesu asigaye he? Bati nta na gahunda afite yo kuza. Yohana ati mwe kuja muramubeshera, yavuze ko azadutabara. Abandi bati nyine aracyakomeje gutabara kuko na yampumye yo kwandiri kwendera arayihumuye. Yohana ati yampumye si yasambanaga, abandi batamaze kwikiza ubusambanyi none arayihumuye. Mwatashe cyangwa muri hano? Abandi batiri turi kukubwira ko na wa mukecuru wacuruzaga ubugoro ariko ari ikirema, afite ubumuga bw'amaguru. Yesu aba kumukiza ubugoro, arangije amukiza n'ubumuga bw'amaguru. Yohana ati none se ababwiye ngo araza ryari?
abandi bati tubonye nta na gahunda afite yo kuza vuba kuko umurimo uracakomeje, ahubwo aravuze ngo hahirwa uwibye bitazaho. Yohana ati Yesu ntabwo yakinkora. Nukuntu namuvuze sinje wamubatije ntimubizi, abandi bati twarabibonye n'akanuma kari kuguruka. Yohana tumva rero ubwo arahita aza yarari kubakinisha. Yohana agiye kubona ahubwo abona intumwe ziraje ngo Herode aragushaka. Yohana aragenda ati nubwo bansohoye ariko ntabwo barankata igihanga kuko mfite amasezerano. Ntabwo amasezerano akuraho kugeragezwa. Icyiza cyo kuba dufite amasezerano, twe no ku munsi mubi turakomera. Yohana ageze mu kibuga hagati, Herode ati rero Yohana urabyihanganira, umwana nsabye igihanga. Abandi bakavugira nkaho hirya bati turi ko ntabwo birashoboka. Imana yarabivuze ariko tugomba kunyura no mu bikomeye. Abandi bati Yesu yibeshe Yohana bakamuca igihanga, je nasubira kunywa n'ugwagwa. Undi ati nibagikuraho ngewe ndaje kuzana n'umugore wa kabiri. Undi ati nge nibagikuraho sinzasubira muri korali. Yesu bose bareba mu mitima, aravuga ati abagwa ni mugwe, abazabyuka nakoze igitangaza baruta baguye. Ntabwo munyumvise we, abagwa ni bagwe, abazabyuka nakoze igitangaza ni benshi. Bagiye ko nababona igihanga kivuga bati Yesu we batuzi ko binarangiye. Igihimbira cikubita hasi, igihanga bagihereza Herodeya, aragenda gitaka muri saro, niko ari kugishinyagurira ati Yohana wewe wavugaga ngo ndi umunyabyaha, none birangiye baguci umubiri baja kuwushingura. Ariko abanyandege ngiye bati niba ari kuri Yesu akora twese turamuvaho. Batangira kuvuga Yesu aricecekera kuko yarazi cyarakora. Turi mu ijambo rivuga ngo yongera kwiyereke. Hanyuma rero Yesu yarabambwe, amaze amanuka ikuzimu. Icambere yakoze uwacu yabivuzeho neza, yavuze ngo Satani ntabwo akinga ahubwo yegekaho. Icambere Yesu yakoze yafashe Satani amwambura imfunguzo. Arangije aragenda afungurira abera. Uwa mbere yafunguriye ni Yohana. Yohana avuka afite igihanga kizima. Yesu ati Yohana ati pereza ubu uracyavuga ngo ninje cyangwa sinje? Yohana ati namenye ko ari wowe. Yohana ati none? Yohana ati cya gihanga bakase sikiri he? Yesu ati impamvu nemeye ko bagikata kiriya nicyo cyaguteraga gushidikanya. Kiriya ni fotokopi, mfite originali. Yohana ati burya bwose nagushidikanyagaho nambaye ayiwe fotokopi. Yesu ati fotokopi nitera abantu gusambana bakongera bakagoroka bakaririmba. Fotokopi nituma bavuga ubutumwa batubura. Fotokopi nituma abagabo barenga ku bagore babo. Fotokopi nemeye ko bayigukuraho. Yohana ati mbabarira disi, igihanga bagikuyeho nshimanza, naho ubundi wari uri kundokora. Yesu ati hubwo ngo ino tugende, aho wasebeye niho ngiye kugusebezurira. Yohana yazunguza igihanga ati ni original. Haleluya! Barazamuka bageze i Yerusalemu. Abantu bati uriya ninde? Bandi bati ko turi kubona ari Yesu. Uriya ninde? Bandi bati ni Yohana. Bandi bati mwe kuja murashinyagura. Si Yohana ndimuzi ko umubiri ushinguwe hano hepfo, igihanga ndikiri kwa Herodeya ntibanagizize na verine. Bandi bati ko turi kubona sana Yohana. Bandi bati buriya ni nkase wabo wa Yohana, ariko Yohana murabizi ko byarangiye. Naringize ngo nguhanure nkubwire ngo abadayimoni bashoboye fotokopi, original Yesu yarayibitse. Igihe bagishidikanya, umwe baravuze atariko reka ngende kwa Herodeya ndebe ko cya gihanga kinatatse ku kabati. Abarirukanse baravuze ati Herode tureberaho ku kabati, cya gihanga cya Yohana kinaracyahari? Herode ati singikirana nagisize verine kugira ngo kitazaborara. Undi ati none ko tubonye usa na Yohana. Igihe Herode atari yasubiza, undi muntu azari kwiruka ati we
reka Herodeya twamaze kumenya ko Herodeya abitse fotokopi originali Yesu yari yarayibitse. Haleluya! Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi, undi murengezi. Haleluya. Ingoma yawe izahoraho, ubwami bwawe buzahoraho, nanjye nzibera mu hema yawe ibihe bidashira. Oh, nanjye nzibera force peut-être venir idashira. Haleluya. Abari barasubiye ku nzoga bati muturebere, uriya ni Yohana, abandi bati ni Yohana kiriya gihanga ni original, ntabwo agishidikanya ari kuvuga ngo Yesu ni umwana w'Imana. Baragiye bati Yohana ni wowe? Yohana ati ni njyewe. Nizo nkweto wambaye ni wowe? Yohana ati ni njyewe. Yari yambaye inkweto zivuga ngo gukomeretsa umutima ukomeye ni nko kwandika basakuje mu isoko. Yari yambaye ipataro ivuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Imana yongera ikwiyerekera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Waradepoje biranga, ni fotokopi originali bizemera. Muraho wahuye n'ibigukomeretsa ucika intege, kuzaniye ubuhanuzi buvuze ngo rekeraho gucika intege, byarwanyije fotokopi originali Yesu yarayihishe. Haleluya! Intambara umaze iminsi urwana zafashe kuri fotokopi originali Yesu yarayibitse. Ikimenyimenyi nuko hirya y'ubuzima turimo twiteguye ubundi buzima. Muhaguruke dusenge. Yesu yongera kwiyereke. Korero muri kumwe mu kiganza umubwire ngo aracyashoboye gukora, aracyashoboye gukora. Wahuye n'ibiguca intege ariko byafashe kuri fotokopi, ikimenyetso nuko utapfuye. Upfushije ubukwe inshuro nyinshi, originali irabonetse nawe ukoze ubukwe. Tugiye kubwira Imana ngo ongera utwiyereke, natwe tukugiriye icyizere.